rero aho ngaho muri Arsenal tujye i Manchester nibo barabakira kuri iki cyumweru saa 11 n'igice kwa Kirimbuzi Kirimbuzi yaraje nyari mu kibuga rero United inganya na Fiorentina igitego kimwe kuri kimwe system yawe ni yindi umwashi nabonye urugihanga hakiri kare gihanga oya gihanga bazamutse gihanga barawuhusha ahubwo baterekamo mu nguni United irarwana baza kuza kubona corner inyuma y'iminota nka 20 uyu muhungu aza kuza kwitsinda igitego ku mupira ruvuye muri corner United irishyura Manchester United irwana no kubona igitego cya kabiri n'icyaboneka ariko na Fiorentina FUADI igenda mbone kubita n'imyamba igerayo rwose yageragayo ufite umutoza mushya Muri nibwo atiza avuye muri Furus kwa Kinubi tozaga Kinubi yaraje n'undi ragiye yavuye muri amaze gutwara igikombe cya championnat ntemi na Milan na Miras n'umutoza mwiza umenyereye iyi championnat cyane kandi ikindi Fiorentina ifite abakinyi beza mu mwaka ushize yari yageze muri demi finale ya conference iza kuza kurwamo na FC Sevilla yageze finale urumva iyo iracyafitemo akani imaze kugira umenyerane kandi ntabwo yahindutse cyane ntabwo ikipe yabo yahindutse cyane ndetse Eden Jacob bongeye mu mwaka ufite experience serituko mufatanya na Moise nabataka babiri ashobora gutanga akazi kuri Axe Central ni nacyo mutoza yahise akora cyane akimara kwajya ariko abakinyi bayo kapiteni Dodo aracyahari umukinyi mu gukina saison ya kane muri Fiorentina kuruwara y'umudagi Gonsens ni saison ya kabiri nabari yo kuva yava muri Atalanta Belgrade na Inter de Milano imaze ira kipe ya Fiorentina maze kubona umunyezamu mwiza David Gea umaze kugira umwanya umaze gusimantarira za muri gihe sezishize ni umunyezamu akoze saves nyinshi muri league muri serie ariko birangira umuzamu Milinko Savic ari we umunyezamu mwiza ariko De Gea umuzamu beza cyane ba champion umwaka ushize Fiorentina iyo ikirugura nacyo no kwigumira ari hagati gusa kuko bera nayifasha kuko uyu mwaka wa gatatu ni nayo ikipe igiye kubikora mu mateka kuva no shonga ryatangira ryitwa Conference League yitararisiba yego ni itararisiba ariko buri mwaka imaze gukinamo finale ebyiri tina demi finale buri mwaka yitabira inama kandi igera kure ikinamo finale ebyiri buri itsindwa demi finale mwaka ushize ubundi ni irushanwa ryariko ntiraritwara ariko bituma iyo biha byibuza ko baba kintu twita middle class iyo bayigezemo barumwanya yatandoje gukina kubera imbere no hanze birayifasha cyane nka captain witwa Dodo n'umukinyi cyane amakipe ari kwifuza so ku ruhande rero rw'ikipe ya Fiorentina yo ntabwo turaza kwitindaho cyane United bo gutina muri De Gea na Zeko gusa reka turebe turayibona gute iri tayari ku rugero rungana gute yongeyemo yongeyemo uyu musore Kunya yongeyemo Benjamin Sheshko ntabwo yakinye yereka mwari ya ku cyumweru na wa mwana avuye muri Costa Rica Leon nawe w'umu left back akaba nawe rero yaramaze kujyamo system ni yindi Manchester United n'umwaka tuvuga ngo omwe igaruke aho yagakwiye kubibarizwa mu irushanwa rya Champions League biratanga icyizere batiwe ibyaho bivamo vuba oya biratanga icyizere ubirimo ubu ngubu birimo kugeza ryari simbizi ariko ndi kubona kavukire ndi kumwe n'umutoza kubera target yagiye ashaka z'abakinnyi ariko bivuga ko barango Sheshko nawe baramumuhaye ku ngufu yishakiraga ubundi mwataka muri Premier League bajya batanga ku ngufu z'inyibyaga by'Nyarugenge ikintu cyabaye bashaka mwataka wa Premier League icyo yapropozaga n'ubundi yapropozaga ariko iri plan B bandi bagira plan A plan B ibyo Nyarugenge no gufatira ku gakanu emerungu cyangwa urori ibintu bibizana icyo cyarabaye kuko yapropozaga avuga ati ndashaka kubakira ikipe muri Premier League Oli Watkins nyene yashakaga Watkins baramusobanurira umugabo witwa Viver Christophe Viver ushinzwe recruitment Manchester United afatanya cyane na Omar Barada ndetse na Matt Hargreaves cyane Matt Hargreaves niwe wasabye yuko habaho ibiganiro bikomeye hagati y'uyu mutsene gutwa baramubwiye bati nibyo wari ufite impungenge zijyanye na Hoyland ndetse na Joshua Zirkzee ugendanye uko bititwaye neza atariko biratandukanye n'icyo gihe icyo aba nabakinyi baje basabwa byinshi mu gushaka ibitego bya Manchester United ariko n'uyu we atandukanye no kuko byibuzaje dufite abandi twateguye bashaka gutsinda Manchester United nuze ikindi cya kabiri bajya mugira agaciro ukomeze Gyökeres na Kirimbuzi yashakaga ndi premier Benjamin Sheshko shaka Kirimbuzi yego none se ubungubu bamufashe cyangwa yamufashe ku gakanavuga ati nawe nzagura ari yaba bafite plan ya Pado urabyemera uko afite amafaranga nyine niyo mpamvu byari kuvuga nakuvuyeho no musa uri kumwe nawe hano ubwo tugakardinyo rero kukubwira ati shehe ubu dufite BBC Benjamin Sheshko Brian Mbemo na Kunya
atiyo ni BBC United ngo uvuga yego kimwe na Bale Benzema na Cristiano ntacyo nishangire na BNB ariko akazi nkarimo nishangire na BNB akazi nkarimo ye ni BBC bana reka mbere muri BNB sembe nyihoreye ariko ijambo nakubwira ni rimwe ngemereye kuri Maresca navuze ati 11 nabonye contre Miras ashobora kuba hariya umubare mwinshi wazabanzamo tugiye mwamambure nawe nabonye ko abakinyi benshi babanjemo nabo bashobora gutanga 11 ya mambure niriye uwakwiyongera muri Ben White 11 ya Ruben Diaz nagiri kuri usibye wenda barayandiye we ntagazazamo muzamu barayandiye ariko ubona nakagaragaye ubona yagize ikibazo we ariko bajya muri Amerika yagize akabazo yagiye gukina bya bindi byanuze bya cucuri yagiye kubikina yandi ya cucuri ibyo byamuye yagiye muri Esperance ariko barayandiye urumva ko azasimburwa n'umuzamu mwiza bayandira simbizi bayindana mwihorere bo ariko nanone ugiye kureba côté gauche biragaragara kuri ya mwana Heaven yego mu gihe ataragaruka ya byose biragaragara ko bakina barukushe mu gihe Gasado ataragaruka barukushe nibo bazakina mu kibuga yego hanyuma wenda ukajya kuri umukinyi nawe akandi gashanje isi ya kabiri indi shanje ya gatatu ushobora kugaragara hariya ni kuri uyu musore w'umwongereza Siki Ankor Mason Mount yego wenda akasimburwa na Kirimbuzi imbere aho ngaho byibuze nubona kuri first 11 Kirimbuzi Benjamin Sheshko bwana Kirimbuzi kandi biru ubaha amazina bigomba vuba bwana nabonye n'igihanga cye mu myitozo ni Kirimbuzi afite ibibazo Saliba Rindira turabe mu minsi mikezo wa wenda kubwiye igipimo ni ku cyumweru ingona nuko nguko yimbwiye ihorere urabona igihanga hanga igihanga cya Kirimbuzi ko kiraba hasi bwana nyine kinjira mu izamu nyine ya ndabona ibya Crystal Palace byahombye bayigumishije muri conference abandi yajyaga he n'indu yireba n'indu yireba iri yagaritse benshi ariko Premier League ntibahagije bashaka ko izo changement eshatu kuri Muri mu birashoboka kuko yamaze gutransha côté piston gauche na piston droit barahari ni Amadi na Dorgo kabisa abo nibo Casemiro ruhande rwa muvandimwe kapiteni Bruno Fernandes mbemo ndetse na kunyobona ko bari imbere yabo kugira ngo batayizamu na Kirimbuzi imbere aho ngaho niho rushingiye aho ngaho United ushobora kwibaza ati ibitego 34 batsinze umwaka ushize byakwiyongera FUADI birashoboka cyane birashoboka ese byongere yava kuri umwanya wa purgatoire inyuma hariya ikazamikagera imbere ira birete yahinduka birashoboka ira birete y'umwaka ushize yahinduka bazakora ko rimwe oyitwayize ngo she kwa mbere azabo bari kumbwira ngo Kirimbuzi abo ngo bayipfubije oya birete ya Manchester United umwaka ushize yarimbi cyane Kirimbuzi ni muzima hari ibintu byinshi byo kurebaho kuri Manchester United cyane cyane nyine biturutse muri administration urebye kuri impinduka za mzehe kavukire mbere na mbere cyo credit kuri we kubera ko abasha gukora Carrington New Carrington yaraje asanga Carrington Cristiano Ronaldo ni wasize bivuze ni mpamvu abantu bose bari gushimira Cristiano Ronaldo bati Cristiano Ronaldo yasize atangaje ijyana atari gutinyuka kuvuga none anga avugure Carrington ejo ndi yaratashye muri weekend twarayibonye Carrington nouveau model ariko ra neza New Carrington complex ayikoze neza yasize za sare zo kwa Mayaka wimure nagari we kibazo mu butu we rero kibazo siwe kibazo cyari ba boss we batabibonaga ko mu butu uri niba ubyibuka neza mu butu buri myaka 6 yavuguraga Trafford yateraga ibiraka ahubwo byari kuzanasenyuka ntacyo bitwaye yarabikoraga ariko baba engineer babandi bitwa Glazers no kuvugurura ibyatsi byo byarabananiye mu butu yaravuguraga ariko baba engineer nago bahaba niba abajeneri nahuye nabo binyanza mu butu yakoreshaga ubu kavukire yazanye umujeneri muzima biragaragara birasayangana ariko si ubu butu kavukire ariko kavukire muri kumwe ndi kumwe nawe Glazers nago ubigize bafasha Manchester United mu bintu byose pe uko kavukire ikintu cya mbere abatekinisiye bamubwira ati tugomba kugira ahantu heza kugira ngo abafundi beza bikinyejana icyo kintu credit kuri we hanyuma tujye kuri tapive cyane ndishimye reka tujye kuri tapive mbere na mbere tapive mu nyubako mu mweru mezo brand cyane muri nouveau model bakavukire yashoye miliyoni zingahe kuyubaka zo kuvugura kwa miliyoni 50 utsinda 3 utsindwa 4 icyo nshaka kugeraho rero Desire turagiye tugeze none uburyo ki yubatse mu buryo buri tekinike Omar Barada araje kugiye mu nshingano ze harimo abandi bagiye baje
umwe avuye muri Newcastle ashow off byagenda neza agenda bagenda ariko agenda ahindura kurinda kugeraho atangiye kuvuga ngo noneho tugeze igihe cyo gutangira kumva icy'abatekinisiye bagomba icyo bakora. Ubundi Manchester United yaguraga kubera ko ari umuntu wo gushyira ku byapa hariya gusa ntirebe projet. None ahangaha batangiye guha agaciro umuntu abatekinisiye nka Vivere gutuma Kirimbuza aza ni uruhare rwa Vivere yazi ubuntu. Ubundi muntu yanavuga ko nyuma y'uko kubura Liam Delap kuko bashaka kumwataka muti iyo Delap aza sinekereza ko shishwe ntabwo byari gukunda. Ibyo byose bagenda biganira ko birangira uruhare rw'abatekinisiye rugaragaye. Tugeze rero mu kibuga urebe transfer zakozwe. Ikibazo gihari ni kimwe, izi kipe nkuru hari pressure zigira. United ari abantu bagomba kwibona. Hano gari na pressure mukuru wa pressure. Yego. Iyo itari yagera aho ngaho ntibashobora kukorohera kuko niyo hari nabwo pressure bari nini. Of course. United ntago bashobora kwishyira igitutu bikagora Ruben Amorim kubera impamvu zitandukanye nawe ni muto ugasanga kuko sinzi ko none navuga ngo ari amakipe ane twamanje kuganira we muri Premier League. Liverpool, Chelsea, City, Arsenal haraho zigeze. Icyo tumusaba cyoroshye United nicare muri studio nguko ariko yikura hirya kwa Magogo nitunahari. Yabagari hirya kabariane hirya kuri. Uzigaruke muri salo. Nawe igaruke muri salo. Yicare ikini Ligue des Champions ibintu by'abana umwe. Yego. Nicyo dusaba Ruben Amorim mbere na mbere. Aje muri nyiza. Anamutsagarizwe ku munsi wa mbere ubuzagaruka kuvuga ngo wamuvuyeho. Oya muri umagiye kingana gute byibuze nago ngizi ariko ibimenyetso biranyereka ko umuvandimwe ari mu kazi. Oya agira igihe umuwa kuko bivamo vuba. Oya yari yamuhevye. Oya muri hongiye ugeze ryari dugiye amezi 3 atandatu ariko ngewe nakunze isoko rye ngewe ryamaye iki icyo nzi niko nivyanka uzamuka kandi n'ubu ngo isoko aracyaririho ahubwo muze kuma raporo ye turayigaruka ko babarega n'abandi raporo irahari ziri kwihuta yewe ni kumera kavukire sheka arayisohora biragaragara ko ibintu biri kwihuta.